Whatever the case, reliving the events will never do you any good. Ugifungura iyi video kugira ngo yumve, ndashaka kubanza kukubwira ngo aya ni amahitamo utazigera wicuza. Uhisemo neza, uhisemo kunguka ubwenge, uhisemo kugira ubumenyi, uhisemo gutera indi ntambwe mu mibereho yawe, mu by'imyumvire, mu by'ubumenyi. Ufashe icyemezo kizima kandi utazigera wicuza. Mbere yuko dutangira kumva amagambo y'ubwenge, ndashaka kubanza kukubaza ikibazo kimwe. Ese waba uzi ko hari ibintu biyobora cyangwa bikontorora ubuzima bwawe? Waba uzi ko hari ibintu runaka mu buzima bwawe wemereye, wahaye uburenganzira ngo bigenge cyangwa biyobore, bitegeke ubuzima bwawe? Ukajya ubona rimwe na rimwe ubuzima bwawe bwisubiramo, ibyakubayeho mu mwaka ushize ukabona birongeye birabaye muri uyu mwaka, byakubayeho mu myaka 3 ishize ukabona birongeye birabaye muri uyu mwaka. Byanze bikunze hari impamvu, hari ibintu runaka biri mu buzima bwawe biba bigenda biyobora cyangwa bikontorora, bifite uburenganzira ku buzima bwawe. Ibyo bintu nibyo tugiye kureba mu video twihuse. Ariko mbere yuko dutangira video yacu, ndagira ngo mbanze nkubutse ko iyi ngiyi ari Gervain Achebe channel. Ni channel tunyuzaho ibintu bitandukanye, indirimbo nziza zisobanuye ndetse n'ibiganiro by'ubwenge nk'ibi ngibi. Niba rero nawe uri umuntu ukunda ibintu by'ubwenge, kora subscribe ku channel. Hanyuma kandi iki kiganiro numara kucyumva neza, kumva harimo ibintu byiza by'ubwenge ukwiye gusangiza abandi, ukore share ubasangize. Ushobora kubahereza link cyangwa ushobora kubabwira uti mujye kuri YouTube, andikemo Gervain Achebe, hanyuma barebe ama videos yose ahari, bakore subscribe kugira ngo dukomeze twunguke ubwenge kandi dukomeze tuzamukane. Alright, tujye kumva rero ibintu bitanu mu video. Ni ibintu bitanu utagomba kwemerera ko bikomeza kugenga cyangwa kuyobora ubuzima bwawe. Ibi bintu bitanu ushobora gusanga hari ibirenze bitanu biyoboye ubuzima bwawe cyangwa bibugenga, wahaye access. Ariko noneho ibi bitanu biraza kuba bikubiyemo ibindi byose, cyangwa se hamwe n'ibyo byose waruzi. Reka twongereho n'ibi bitanu turebe ko nabyo warubizi. Ariko noneho icyo tugiye kurebera hamwe ni ibintu bitanu utagomba kwemerera ko biyobora ubuzima bwawe. Niba byari bisanzwe bibuyobora, urabihagarika. Niba wari utangiye kugana mu nzira isa naho uyoborwa na kimwe muri ibi bintu bitanu tugiye kuvuga, ukimara kumva iyi video urahita ufata icyemezo. Icyemezo uri bufate uyu munsi ni icyemezo gihindura ubuzima. Ni ibintu bitanu rero tugiye kumva utagomba kwemera ko biyobora cyangwa bigenga cyangwa bitegeka ubuzima bwawe. Dutangiranye n'utubwira ati ntuzigere wemera kuyoborwa cyangwa gukontororwa n'ibi bintu. Ibi bintu bitanu, abantu benshi babaho ubuzima bwabo mbese bagirwaho ingaruka n'ibihe runaka bari gucamo. Mbese ugasanga bari kubaho ubuzima ariko mu by'ukuri busa naho bushingiye ku bintu bibabaho umunsi ku munsi. Ugasanga se bari kubaho ubuzima bwabo mu by'ukuri bushingiye cyane cyane ku bandi bantu, budashingiye kuri bo ubwabo, kuri bo bwite. Ugasanga mbese abantu babayeho nk'uko kundi abantu babayeho bibaza ngo ese ninkora gutya bariya baragira ngo iki, cyangwa se reka ndeke kujya hanaha kugira ngo bitagenda gutya. Ugasanga ntushobora gufata icyemezo cyawe bwite mpaka buri gihe mbere yo gufata icyemezo urabanza kwibaza ngo abandi bantu. Ugasanga abandi bantu nibo bafite umwanya wa mbere mu byemezo ufata kuruta uko wowe ufata icyemezo cyawe bwite. Abo bantu rero ikindi kintu usanga ari abantu batabaho muri iki gihe turimo, ahubwo ugasanga ni abantu baheranwe n'ahahise. Niba rero uri umuntu ushaka kubaho ubuzima butangaje, ubuzima bw'igitangaza,
ntugomba kwemerera ubuzima bwawe kuyoborwa n'ibi bintu bitanu tugiye kuvuga. Tugiye kubivuga mu ncamake, hanyuma nyuma yaho turaza kubirambura. Icya mbere ni ahahise hawe. Ntugomba kwemera ko ubuzima bwawe buyoborwa n'ahahise hawe. Icya kabiri, ibitekerezo by'abandi bantu cyangwa se uburyo bagerageza kugucira urubanza. Icya gatatu, imyumvire cyangwa se imyizerere wowe wishyiraho, ariko ya myizere ikuzitira, ikubuza mbese kugera ku bintu runaka, cyangwa se kwa kuntu wowe wibona cyangwa wiyumva cyangwa witekereza, mbese ukibona nk'umuntu udashobora kugira icyo ugeraho cyangwa aho ugera, cyangwa se ukaba wumva mbese hari ibintu runaka wowe utageraho. Iyo myumvire nayo ntabwo ugomba kwemera ko ikontorora cyangwa igenga ubuzima bwawe. Icya kane ni ibintu bijyanye n'inkundo, gukundana. Relationships ni ijambo ubundi rishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, ariko aha ngaha turashaka kuvuga noneho relationship cyangwa se umubano hagati y'abantu bakundana. Kwa kundi ukunda umuntu cyangwa umuntu akagukunda, niyo relationship tugiye kwibandaho aha ngaha. Noneho icya gatanu, amafaranga. Ibyo bintu uko ari bitanu tumaze kuvuga, tugiye kubirambura noneho mu buryo burambuye, duhereye ku cya mbere kugeza ku cya gatanu. Ibi bintu ndongera nkwibutse, ntugomba kwemera ko biyobora cyangwa bigenga ubuzima bwawe. Icya mbere, ntugomba kwemerera ahahise hawe ngo hagenge iki gihe urimo uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ibyakubayeho mu gihe cyahise ntugomba kubiha uburenganzira ngo bise naho bitegekana none ubuzima bwawe mw'iki gihe turimo, cyangwa se ngo bigire uburenganzira n'ububasha bwo gutegeka igihe cy'ahazaza. Icyaba cyarabaye icyo ari cyo cyose ugomba kukirengagiza ukakireka. Ugomba kureka uburibwe bw'ahahise hawe bwose bugasigara inyuma mu hahise, kugira ngo butazangiza cyangwa se kugira ngo ibyakubayeho mu gihe cyahise bitazangiza ahazaza hawe, ndetse bikanakubuza umunezero wo mw'iki gihe turimo. Uba ugomba kureka umwijima w'ahahise hawe ukaguma inyuma yawe, ntuwukurure ngo uwuzane mw'iki gihe urimo, mw'ubu buzima urimo uyu munsi. Uwo mwijima ugomba kuwusiga inyuma iyo ngiyo, kugira ngo utakuzitira ngo unanirwe kureba umucyo uri imbere yawe mu buzima bwawe bw'ahazaza. Ahahise hawe haba hararangiye, haragiye. Icyaba cyarabaye icyo ari cyo cyose, byaba ari bya bintu mbese abantu bawukora bivuga uti ibi bintu ntabwo byari bikwiye, ibintu bankoreye ntabwo ari byo, narenganye, cyangwa se ari bya bintu bibi by'ubugome, cyangwa se ari bya bintu mbese bagukoreye bitari byiza bikakubabaza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icyaba cyarabaye icyo ari cyo cyose, kuba wagarura bya bintu byakubayeho mu gihe cyahise, ukongera mbese ugasa naho wongeye gusubira muri bwa buribwe, muri bya bihe wabayemo bikakubabaza, ibyo bintu kuba wakongera ukabisubiramo nta kintu na gitoya byagufasha muri iki gihe turimo. Niba hari umuntu waba yarigeze akubabaza, uburyo bwonyine ushobora gutsinda cyangwa ushobora gutahukana intsinzi ni uko ureka cyangwa se wirengagiza, ukabirenga, ukabitambuka bya bindi byose umuntu yaba yaragukoreye mu gihe cyahise. Ibyo bintu ntabwo ugomba gukomeza kubikurura ngo ubyizirikeho, ujye uhora ubyibuka, mbese ujye uhora ushakisha impamvu zo kwibuka ko hari uwakubabaje. Ibyo bintu ntacyo byagufasha. Ahubwo uburyo bwiza bwo gutsinda ni ubuhe? Uburyo bwiza bwo gutsinda ni ukureka hahise, ukabyirengagiza, ibyo ngibyo ukabirenga. Hanyuma ibyo nubikora uzaba ubashije gutsinda, nibwo uzatahukana intsinzi. Hanyuma ukabyirengagiza, warangiza ugakomeza ubuzima bwawe. Nubaho mu bintu by'urwango, uvuga uti uyu muntu yaranyanze, uyu muntu yarambabaje, uyu muntu yangiriye nabi, icyo gihe wa wundi wakugiriye nabi azaba atsinze, niwe uzaba utahukanye intsinzi. Noneho nukomeza rero kubaho ubuzima bwawe, mbese uvuga uti narahemukiwe cyangwa se narababajwe, cyangwa se mbese ukibera mu izo nkuru ushaka kumvisha abantu ko ubabaje, byakubayeho mbese ari ibintu bibabaje, icyo gihe bazaba bari bubatsinda. Ni ukuvuga ngo uwakubabaje azaba ari gutsinda, niwe uzaba uri gutahukana intsinzi, uzaba uri kumuha impamvu yo gutsinda. Niba rero wowe ushaka gutsinda, ugatsinda mu buzima bwawe ku giti cyawe, ugatsinda, ugomba gukora iki? Uragomba gushyira imbaraga,
ugatumbira kukubaka ejo hazaza hawe, ibyahahise ukabirekera mu hahise. Kandi ibyo ngibyo uragomba kubikora uhereye none ahangaha. Niba hari ibintu wari wikoreye byahahise, ibyabakubabaje, ibyabaguteye umujinya, hari n'abantu usanga yaragiye rwose agafata nk'agakayi akajyandikamo amazina y'abantu bagiye bamubabaza, uko ubyandika, uko ubisoma, uko ubisubiramo, niko byongera bigasa naho bibyukije bwa buribwe baguteye cyagiye. Icyo gihe rero abaguteye uburibwe bakomeje gutsinda. Bakomeje gutsinda. Wowe kugira ngo utsinde nuko ibyo byose wabisiga inyuma, hanyuma ugatangira ubuzima bwawe, ukarebana n'ahazaza hawe, ugakora ibintu mbese bigufasha gutera imbere, ku buryo na bya bindi byo bakoze bisigara byacitse amazi nta kintu bikivuze. Uragomba kwivanaho ubwo buremere bw'ibyo bintu wikoreye, ukabivana ku mugongo wawe kugira ngo ubashe kubohoka, ube free. Ntabwo ugomba kwemerera bya bintu biba byarabaye mu gihe cyahise, ibyo ngibyo byamaze nuko rwose byanarangiye, ngo bize byangize kano gahe wifitiye. Ukaba wifitiye agahe keza, byibuze Imana hari uburyo igenda kubaka, hari uburyo igenda guha umugisha, hari uburyo Imana yakinguye imiryango mishya. Ntabwo ugomba kwemerera bya bintu byahahise ngo bize kandi byangize icyo gihe wari urimo ugenda ubigarura mu bitekerezo byawe. Aka gahe urimo ni agahe keza, ni agahe kadafite icyasha, kadafite ikibazo na kimwe. Ntabwo ugomba gutuma imyanda yahahise iza kandi ngo yanduze kano gahe keza wari wibereyemo. Aka gahe ufite ni agahe ko kwinezeza, mbese ni agahe ko kwishimira, ni igihe cyawe cyo kugira ngo ubeho mu buryo bwuzuye, utashingiye mbese ku byakubayeho ahahise. Burya ahahise hose waba warigeze kugira, uko byagenda kose, ushobora kugira amahitamo yo gutangira bundi bushya, ukarema ahazaza. Ibyo rero ntabwo bishoboka ukikoreye ya mitwaro y'uburibwe, y'ibihemu, y'abantu mbese bagiye bakubabaza. Ntabwo byashoboka. Ahahise hose wagira, uko haba hameze kose, uko haba ari umwijima kose, byanze bikunze ushobora gutumbira umucyo wo mu buzima bwawe w'ahazaza, kandi birashoboka. Ushobora kongera kubaho ubuzima bwuzuye. Icya kabiri, icya mbere ubwo tubonye ko ntabwo ugomba kwemerera ahahise hawe ngo hangize ubuzima urimo uyu munsi, ndetse hanangize ubuzima bw'ahazaza hawe. Icya kabiri ni iki? Iki ngiki cyo kiba ku bantu benshi. Ni kwa kundi usanga ibitekerezo by'abantu cyangwa se imyumvire y'abantu ari byo bigenga ubuzima bwawe. Ugasanga mbese icyerekezo cy'ubuzima bwawe ntabwo gishingiye ku byemezo wowe ubwawe ufata, ahubwo akenshi gishingiye ku byemezo cyangwa se ku bitekerezo by'abandi bantu bagukikije cyangwa bari mu buzima bwawe. Ibi ngibi akenshi biterwa n'uko hari ukuntu tujya dushaka kumva dufitinga cyangwa se twisanisha n'abandi bantu ngo twumve nyine ko duhuye, twumve ko tubanye, twumve ko turi kumwe, mbese ngo tubiyumvemo nabo batwiyumvemo. Ariko uko gushaka kwiyumvanamo cyangwa kwihuza n'abandi bantu ngo mbese ngo tube inshuti se cyangwa duhuze ubuzima, akenshi bishobora gutuma twisanga turi mu nzira mu by'ukuri tutifuzaga kunyuramo. Burya ikintu cyo gushaka kunezeza abantu, kubashimisha, uriya ni umuvumo kandi ugomba kwirindwa icyo byagusaba cyose. Niba uri umuntu uzi ko mbese wumva ushaka gukora ibintu byose kugira ngo unezeze abantu, ugasanga yewe rimwe na rimwe rwose wowe ubwawe unishyize mu kaga kugira ngo unezeze abantu, ubu ni umuvumo mubi cyane, ni indwara mbi, ni ikintu ugomba kwirinda uko byagenda kose. Ntushobora kunezeza abantu bose, icyo cyo ntigishoboka. Ariko igihe ushoboye gukora ibyo ugomba gukora kandi ukabikora neza, nta mutima ugucira urubanza, icyo gihe n'ubundi uzatahukana intsinzi mu buzima bwawe. Ntabwo ugomba kubaho ubuzima bwawe wumva ko ugomba guharanira kunezeza abantu bose. Uko ugerageza kunezeza abantu bose, niko uzababara cyane. Kubera iki? Kubera ko ba bantu bose ntabwo bizarangira n'ubundi batanezerewe. Niba batanezerwa uzumva utengushywe cyane, ibyo bizakubabaza. Niyo mpamvu ikintu cyo gushaka kunezeza abantu cyangwa gushimisha abantu bose ugomba kukirinda icyo byagusaba cyose. Mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose, ugomba kubanza ukibaza ngo
iki kintu ndi kugikora kubera ko nshaka kugikora, ndabishaka ibi bintu, imbaraga zinsunika ziri mu mutima wanjye zimbwira ko icyo kintu ngishaka, cyangwa iki kintu ndashaka kugikora kugira ngo nezeze abantu. Noneho wongere wibaze, cyangwa ibi bintu ngiye kubikora kubera ko mfite ubwoba bw'icyo bari abantu bashobora kuntekerezaho nindamuka nagikoze, mfite ubwoba bw'ukuntu bari bumbone, se barambona gute, judgment from other people. Mbese ukibaza ngo aba bantu baraza kuncira urubanza bate, baraza kuba banyibazaho bate, baraza kuba bantekerezaho bate. Ugasanga mu by'ukuri ukoze ibintu utashakaga gukora kubera ko ufite ubwoba bw'ukuntu abantu bari buze kukubara nukora ibintu wowe washakaga gukora. Ibyo uragomba kujya uhora ubyibaza mbere y'uko ukora ikintu icyo ari cyo cyose. Ugomba kwibaza, se iki kintu ndi gukora ndi kugikora kubera ko nshaka kugikora, cyangwa ndi kugikora kubera ko ndi gutinya ko abantu bari bumbone gutya cyangwa kuriya. Ndagira ngo umenye ko wavutse wihariye, uri umwihariko, kandi wavutse wihariye ku mpamvu. Hari impamvu wavutse uri wowe kubera impamvu runaka. Ntabwo umeze nk'undi muntu, nta wundi muntu n'umwe musa, nta wundi muntu mufite impano zisa, nta wundi muntu mufite ubushobozi busa, nta wundi muntu mufite ijwi rimeze kimwe. Hari impamvu. Wigerageza kwigana, mbese ngo ukore ibintu mu buryo abandi bantu babikoramo, cyangwa se ngo ukore ibintu mu buryo utashakaga kubikoramo wowe ubwawe, kubera ko ufite ubwoba bw'uko ahari nubikora mu buryo bwawe bwite abantu bari butangire kuvuga bati uriya ari mu biki, cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Nuvuga ngo wavutse kugira ngo ube umuntu utandukanye, ugaragare mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu nyine n'ubundi uburyo uremyemo, uburyo buri wese aremyemo buratandukanye. Nta muntu uremye nk'undi, kandi uburyo waremwemo abantu baba bagomba kubigushimira ndetse bakabigukundira, bakagukundira uwo uriwe. Nta muntu ushobora kugukunda kubera ko wagerageje kwigira uwo utari we. Nta muntu ushobora kugukunda cyangwa gushime ngo nuko mbese uri kugerageza kumunezeza cyangwa kunezeza abandi. Ibyo ngibyo ubikoze ahubwo birangira utengushywe. Rero wavutse wihariye, kandi ugomba gushimirwa, ugakundirwa ukomeze, utagerageje kwigira uwo utari we. Ntabwo ugomba kuzimya urumuri rwawe kugira ngo mbese ugerageze kwisanisha n'abandi bantu bari mu mwijima. Oya, ntabwo ari byo. Abantu bahitamo kuba bari mu mwijima, ibyo ngibyo nibyo bahisemo, n'uburenganzira bwabo. Ntabwo rero wowe ugomba kuzimya urumuri rwawe kugira ngo mbese wisanishe nabo, kugira ngo wumve ko byibuze uri mu mwanya bishimira cyangwa bashaka. Oya. Mu yandi magambo, niba hari abantu runaka bari gukora ibintu bitari byiza cyangwa bitari byo, ntabwo ugomba gushyira hasi indangagaciro zawe ngo ureke kumvira umutimanama wawe, ngo ugende wisanishe n'aba bantu kugira ngo mbese wumve ko byibuze muri kumwe. Nta mpamvu. Uragomba kureka umucyo wawe ukaka, kandi ukaka cyane. Noneho abantu rero bameze nkawe cyangwa bagukundira ukuri, abo ngabo n'ubundi bazagukunda nta kabuza. Ba bantu bakwitaho, ba bantu baguhaye agaciro, abo ngabo bazabona urumuri rwawe, abo ngabo bazaza mu murikane, cyangwa se mwese mbese mufatanye kwaka urumuri rwanyu rugaragare. Mu yandi magambo, ibyiza byanyu mubigaragarize rubanda, mubigaragarize abantu bose. Buri wese na ba bandi batashaka kubona ibyiza byawe bazabibona byanze bikunze, ariko utagombye gushyira hasi indangagaciro zawe, cyangwa se kujya mu bintu mu by'ukuri ngo ubikore kandi utashakaga kubikora, ngo ni ukugira ngo gusa wisanishe cyangwa se wihuze n'abandi bantu bari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, yewe akenshi utanabikunze. Icya gatatu, noneho ntugomba kwemerera ubuzima bwawe ko bugengwa cyangwa butegekwa na ya myumvire yawe ikuzitira. Imyumvire ikuzitira, ya myumvire ikubwira ngo ibi wabikora, ariko ibi ngibi byose ibyawe, uru rwego rwo ntiwarugeraho, ibi ngibi byo ntabwo rwose wabishobora. Ntawe iwanyu wigize akora ibi ngibi, ubwo rero nawe ntabwo wabikora. Ntawe iwanyu wigize
atera intambwe cyangwa azamuka cyangwa se agera ku rwego runaka mu by'amasomo, mu by'imyigire se, mu by'ubukungu se, ntawe iwanyu wigize ukora business mu buryo, imyumvire nk'iyo ngiyo igenda ikuzitira, uragomba kuyireka, ntugomba gukomeza kuyiha uburenganzira ngo igenge ubuzima bwawe. Ahangaha noneho hari icyitondero. Akenshi ibyo bintu uba wizera cyangwa iyo myumvire cyangwa iyo myemerere, akenshi bishobora kuza ari ibintu watekerejeho, mbese bikaba ari ibintu wowe utekerezaho ukabasha kubyitekerezaho ku giti cyawe, ariko noneho akenshi ushobora no gusanga nanone ari imyumvire iba no mu buryo wowe ubwawe utigeze unatekereza, ugasanga ni ibintu mbese byikoze byamaze kuba conditioned mu bwonko bwawe ku buryo biba utanabitekereje. Bishobora kuba ari bya bintu mbese byagiye byishimangira uhereye mu bwana bwawe, ya myumvire bitewe n'ubuzima wakuriyemo, bitewe n'uko wenda mwakuze iwanyu, tuvuge wenda dutanga urugero, mugakura ukavuka iwanyu muri abakene, mbese urabona umwana wavutse waba ari abakene, hari ibintu byinshi atabasha kubona, akabona wenda abandi bana barambara inkweto nziza, noneho we akaba amenyereye nyine ko agomba kwambara inkweto mbi, mbese yabona abana bambaye inkweto nziza akaba azi ko ubwo ibyo ngibyo nyine atari ibintu bye. Ibyo bintu bishobora kugenda bikura, noneho wamara no gukura ibintu byiza byose ukajya uhora uzi ko mbese bikajya byikora mu mutwe wawe, bikikora ku buryo uhora wumva ko nyine wowe atari ibyawe, ibyiza si ibyawe. Hari umuntu rwose ushobora gukorera ikintu cyiza cyangwa guha ikintu cyiza, ukabona kwizera ko ari we byakorewe cyangwa ko ari we bigenewe, ukabona byamunaniye, ukabona kubyakira byanze neza. Biterwa n'iki? Biterwa n'uko yakuze mu by'ukuri nta bintu byiza abona, cyangwa se azi ko ibyiza cyane hari abandi bigenewe bitari we. Ibyo bintu rero hari igihe bikurikirana no mu myaka y'ubukure, ugasanga n'igihe umaze gukura ya myumvire y'uko udakwiye ibyiza, utagenewe ibyiza, hari urwego runaka utageraho, ugasanga ya myumvire ikomeje kugiza. Akenshi rero iyo ari ibintu byahereye mu bwana, birikora ku buryo utanabitekerezaho. Noneho ushobora no gusanga ari bya bintu rero wagiye ubwirwa n'abantu akenshi batigeze bagera ku nzozi zabo, ugasanga umuntu mbese kubera inshuti wagiye ugira, niba abantu bagiye bakubwira bati wowe si ibyo ngibyo urabona wabigeraho, wowe se urabona se wakora business, urabona wakwigeza aha runaka, ugasanga abantu batagize ikintu bageraho mu buzima nibo abantu bakomeje kujya bagenda bakubwira amagambo akenshi y'urucanege. Birumvikana nyine umuntu utaragize icyo ageraho nta kintu nawe yakugiraho inama ngo ugire icyo ugeraho. Udafite ikintu yagezeho se yakugira inama yo kugera kuki? Ntacyo. Birumvikana ahubwo amagambo ye cyangwa amagambo y'abo bantu aba ari amagambo y'urucanege gusa, aguca intege. Abantu batageze ku nzozi zabo usanga aribo bantu n'ubundi bagenda bakubwira amagambo y'urucanege, bakubwira bati ibyo bintu rwose, ibyo bintu ugerageza gukora ntiwabishobora. Ubu se nkawe urabona, ubu se uzamenyekana ryari? Wenda nk'umuhanzi n'urugero, hatangiye guhanga, buri muntu wese yagitangira ibintu biba bigoranye, noneho ugasanga hari abantu bamubwira bati umva rwose abahanzi b'ibyamamare bariho, abahanzi bagafashe barahari, cyangwa se ugasanga utangiye business, ni ikintu gishyashya, ni icyemezo gishya wafashe ukavuga uti reka nanjye ngire ikintu nkora cyinjiza amafaranga. Noneho ugasanga hari abantu bakubwira bati ibyo bintu ugerageza gukora rwose ntabyo, abakire barahari, abantu bakoze business bikabahira barahari, wowe ntabwo waba umwe muri abo ngabo. Amagambo nk'ayo ngayo akenshi uzayabwirwa na ba bantu badafite ikintu bagezeho, cyangwa se batigeze bagera no ku nzozi zabo. Rero wowe uragomba kumenya ya myumvire ikuzitira yawe, ya majwi ujya wibwira, bya bindi wowe wibwira cyangwa bya bindi ukomeza wishyiramo, uragomba kubimenya neza ukabisobanukirwa. Hanyuma ayo majwi akubwira ko hari ibyo utashobora, hari ibyo utagera, hari urwego runaka udashobora kugeraho, ayo majwi uyacicikeshe, uyazibishe, uyafunge mbese ku buryo atazongera kumvikana mu mutwe wawe. Uragomba kumenya ko nta kintu na kimwe udashobora gukora, nta na kimwe, nta kintu na kimwe udashobora kugira.
ndetse nta n'umuntu udashobora kuba we, ntawe udashobora guhinduka. Uwo ushaka kuba we ushobora kubiharanira step by step, gake gake, intambwe ku yindi, byanze bikunze uwo ushaka kuba we wamuba. Ariko ibyo bishoboka gusa iyo wizeye. Iyo wizeye ko muri wowe harimo ubushobozi bwo gukora icyo ushaka gukora cyose. Iyo wizeye ko muri wowe harimo imbaraga, harimo ubushobozi bwo kuba uwo ushaka kubaho. Iyo wiyizeye nta kintu na kimwe udashobora gukora. Iyo wizeye nta muntu n'umwe udashobora kuba we. Iyo wizeye ko buri kintu cyose gishoboka, wari uzi n'ikindi, buri kintu cyose koko kirashoboka. Buri cyose kirashoboka. Iyo rero uhinduye bya bindi wizeraga, ukavanaho inzitizi zose, ukavuga uti noneho guhera uyu munsi nizeye ko nta hantu ntashobora kugera, nta rwego ntashobora kugeraho, nta kintu na kimwe ntashobora gukora igihe cyose nabyiyemeje. Igihe uhinduye imyumvire yawe, ukavanaho ya myumvire ikuzitira, noneho ugashyiraho imyumvire idafite umupaka, byanze bikunze ubushobozi buri muri wowe birangira ntaho bugarukiye. Mbese ubushobozi buri muri wowe buba bwinshi ku buryo mbese bukomeza kugenda bwaguka, ukagera kuri byinshi nawe ubwawe utatekerezaga. Ibaze mbese nk'ibintu ushobora kuba waragezeho cyangwa wari kuba waragezeho iyo uba mu buzima bwawe warabayeho wizera ko ibintu byose bishoboka. Tekereza ibintu byose wagiye ubuzwa kugeraho nuko wumvaga ko nyine atari ibyawe, nuko wumvaga ko bitagukwiriye cyangwa utabikwiriye. Ibaze ibintu byose wagiye uhomba cyangwa wagiye utakaza kubera kwiburira icyizere no kwitakariza imbaraga zo muri wowe. Ibaze mbese uba warabayeho ubuzima bwawe bwose wizeye ko buri munsi uzana igitangaza cyawo. Umunsi ku munsi haba hari igitangaza, noneho ugakora kugira ngo ibyo ukoze bibe igitangaza cy'uwo munsi. Ibaze ibintu byose ushobora kuba waba waragezeho. Hari imvugo ivuga ngo iyo nta mwanzi uri muri wowe mo imbere, umwanzi wo hanze ntacyo ashobora kugutwara. Bivuze ngo imbaraga ziturwanya kenshi, zitubuza kugera ku byo dushaka kugeraho, akenshi ziba ziri muri twebwe. Uzarebe ibitekerezo uba ufite iyo utaratangira umushinga runaka, ibitekerezo uba ufite iyo mbese hari ikintu gishyashya ushaka kujyamo ariko ukaba utarigeze ukigerageza na mbere. Ufite ibitekerezo wibaza uti ibi bintu ntabwo nigeze mbikora, sinzi niba mfite n'ubumenyi, sinzi niba mfite n'ubushobozi bwo kuba nabikora. Ariko iyo watangiye cyangwa se iyo wateye intambwe, utangira kugenda ubona imiryango ifunguka, utangiye kugenda ubona hari abantu bashyigikiye ibyo ukora. Ibitekerezo byose tubona, ibintu byose by'agatangaza tubona biri uyu munsi byatangiye ari ibitekerezo. Abantu kandi babitekereje igihe batangiraga kubishyira mu bikorwa. Hari ababanengaga, hari ababapfobyaga, hari abavugaga bati ibyo bintu mugiyemo rwose bizabahombya, ibyo bintu ntaho bizabageza, ibyo bintu rwose. Hari abantu benshi bagiye uyu munsi tubona nk'ibitangaza, ariko mu by'ukuri batangiye basekwa, batangiye abantu babaha urw'amenyo. Burya nuba nta kintu ufite mo imbere muri wowe kikubuza gutera intambwe cyangwa kikuzitira, nta n'ikintu na kimwe hanze ahangaha kizigera kikuzitira. Imbaraga zikubuza gutera imbere, imbaraga zikubuza kuzamuka, imbaraga zikubuza kuva ku rwego rumwe ngo ujye ku rundi. Izo mbaraga akenshi ziba ziri muri wowe mo imbere, ziri mu myumvire wishyizemo, ziri mu byo wizera, ziri mu bintu mbese wabayemo ubuzima bwawe kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu iki kintu utagomba kwemera ko gikomeza kugenga ubuzima bwawe. Your entire life will change the very instant you decide to change it. Ubuzima bwawe bwose buzahita buhinduka mu kanya uzafata icyemezo cyo guhindura imyumvire yawe. Nuhindura uburyo wumva ibintu, nuhindura uburyo wizeramo ibintu, nuhindura uburyo wafatagamo ibintu, imyumvire yawe igahinduka, ubuzima bwawe buzahita buhinduka. Mu yandi magambo, uramutse ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntabwo bigusaba ibintu by'agatangaza cyangwa ibintu udashoboye. Icyo bigusaba ni iki? Hindura imyumvire yawe. Ibyo wabonaga nk'ibidashoboka utangire kubona ko bishoboka, kandi utangire no kubyitoza. Bya bindi wumvaga ko utageraho, bya bindi wumvaga ko udakwiriye,
bya bindi wumva ko bitari ku rwego rwawe, hindura imyumvire yawe noneho utangire kumva ko biriya nabyo biri mu bushobozi bwawe kandi wanabigeraho. Ubuzima bwawe uzabona buhinduka. The instant you decide to see everything as a gift. Mbese igihe uzatangira kubona ibintu byose nk'impano, ukabona ko Imana ishobora kuguha impano cyo gukora ikintu gishyashya utigeze ukora mu buzima bwawe. Nawe waba umucuruzi, nawe waba umuhanzi, nawe waba umusizi, nawe wakora ikintu mbese abantu batigeze batekereza, nawe ubwawe utigeze utekereza ko ushobora gukora. Ubuzima bwawe buzahinduka igihe uzatangira kubona ko buri kintu cyose mu buzima ari impano Imana itanga. You decide to see every circumstance and challenge as a blessing rather than a curse. Noneho igihe uzatangira kubona ko ibintu byose bikubaho mu buzima, ibibazo uhangana nabyo, inzitizi ugenda uhura nazo, igihe uzatangira kubibona nk'umugisha, aho kubibona nk'imyaku, aho kubibona nk'imivumo, ubuzima bwawe buzahinduka. The very instant you become conscious to the fact that everything in it is as it should be. Mbese igihe uzatangira kubona ko ibintu byose bimeze uko byakagombye kuba bimeze, aho kugira ngo urwane no kuvuga ngo ndifuza ko ibintu byakagombye kuba bimeze gutyo, ugasanga mbese waheranwe no kwifuza ko ibintu byakagombye kuba bimeze ukuntu, aho ugomba we kwakira cyangwa se kwiga kwakira ko ibintu nyine bimeze uko byakagombye kuba bimeze. Uko bimeze niko bimeze, ahubwo wowe urabyakira, wige kubibamo, wige mbese kubaho ubuzima n'ibyo ngibyo bimeze uko nguko. Hari abantu benshi mbese usanga bafata ibintu bibaho mu buzima, ibibazo bahura nabyo, cyangwa se abantu muri rusange usanga ibibazo bahura nabyo bihinduka umutwaro w'ubuzima. Ntago ari kubundi byakagombye kugenda. Ni ukuvuga ngo buri kibazo cyose kikubayeho uba ugomba kukibona nk'umugisha. Umugisha kubera iki? Kubera ko ni isomo rishyashya wize, n'andi mahirwe mashya yo kumenya ko ubuzima bushobora kumera ukundi kuntu mu bundi buryo. Urugero, niba hari umuntu uguhemukiye, ibyo ari byo byose, uburyo wamwizeyemo cyangwa se icyatumye aguhemukira, icyo ngicyo urakibona, urakimenya, ku buryo noneho ibyo bitangira guhinduka amasomo y'ubuzima, ku buryo ubuzima bwawe noneho utangira gusanga nawe uri umuntu mukuru, uri umuntu batapfa kubeshya, uri umuntu batapfa guhemukira, uri umuntu mbese imyumvire yawe yagutse iri ku kindi kigero. And know that fighting what is insane. Mbese ugomba kumenya ko kugerageza kurwanya ibintu ngo bireke kumera uko bimeze ni ubusazi. Ugomba kumenya ko uko ibintu bimeze, ibiri kukubaho cyangwa uko ubuzima bumeze mu gihe urimo, nuko nguko bimeze, niko byakagombye kuba bimeze, nta kindi kintu wowe ushobora guhinduraho. Noneho ahubwo wowe ugatangira kwiga kubana nabyo, ukiga kubana nabyo uko bimeze. Kugerageza kubihindura ni ubusazi, kubera ko n'ubundi birangira bidakunze. Hari ibintu ushobora gukontorora, ariko hari n'ibyo udashobora gukontorora. Hari ibintu ufitiye ubushobozi, ariko hari n'ibyo udafitiye ubushobozi. Noneho ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu byose biriho hariho ikintu kimwe cyonyine ushobora gukontorora. Ikintu ushobora gukontorora ni ibitekerezo byawe, ni ubuzima bwawe. Mu bantu bose bariho ku isi, nta muntu n'umwe ushobora gukontorora mbese ngo agende nk'uko ubishaka cyangwa ngo umukoreshe ibyo ushaka. Ntabwo bishoboka. Umuntu umwe ushobora gukontorora ngo agende nk'uko ubishaka ni wowe wenyine ubwawe. Reka nguhe nk'urugero. Muri situation cyangwa circumstance ishobora kugutera kurakara, igihe habaye ikintu mbese abantu bakaba babona ko byanze bikunze ugiye kurakara, ni wowe wenyine ufite amahitamo yo kurakara cyangwa kutarakara. Ariko ntushobora kubuza abandi kurakara. Urwo ni urugero rwumvikana. Icya kane, twikomereye bya bindi twavuze bigendanye n'inkundo cyangwa se gukundana, relationship, imibanire n'abandi, uburyo tubana n'abandi, ariko cyane cyane ahangaha turita cyane ku rukundo, urukundo rwa rundi nyine rw'abantu, abantu bakundana. Iyi ni ingingo mbese igenda igakora ku mutima cyane. Niba uri wa muntu uhora buri gihe wumva ko ukeneye undi muntu kugira ngo ubone kwishima, cyangwa se kugira ngo wumve wuzuye, wumve ko mbese ukeneye undi muntu kugira ngo akuzuze, ibyo bishatse kuvuga ko ubwo uri wa muntu n'ubundi ushobora gusenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Uri wa muntu ushobora kubabara igihe icyo ari cyo cyose.
niba uri wa muntu ukenera undi kugira ngo wumve wishimye, kugira ngo wumve ubuzima bwawe buri complete, wuzuye, ibyo bihita bigushyira muri danger, cyangwa se bihita bituma uba wa muntu n'ubundi ushobora kuba wababara cyangwa wasenyuka igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bishobora guhita biba igihe icyo ari cyo cyose uwo muntu agusize. Niba umuntu niba ari waguhaga umunezero cyangwa waguhaga ibyishimo, umuntu niba waramaze wowe kwishyiramo ko byanze bikunze uwo muntu adahari nta kwishima, adahari nta munezero, bivuze ngo ushobora kubabara igihe icyo ari cyo cyose. Kubera iki? Kubera ko igihe wa muntu agiye, bivuze ngo icyaguhaga umunezero kirabuze. Bivuze ngo kandi ushobora kwisanga uri mu gahinda, uri mu kababaro, igihe noneho wa muntu mwakundanaga bitagenze neza. Ahangaha ntabwo turimo tugerageza kuvuga ngo wenda ibintu byo gukundana mubireke cyangwa mubivemo, kuko nta kindi kintu hano ku isi ushobora kubona gifite imbaraga kuruta urukundo. Urukundo kwa kundi mbese abantu baba bakundanye, ndetse no kumva nyine ko uri connected n'umuntu runaka, kumva ko mwihuje. Nta kintu na kimwe ushobora kubona ku isi gifite imbaraga nk'urukundo, ndetse no kuba abantu bari connected cyangwa se bahuye, bihuje, mbese bumva ko bari kumwe. Ahubwo turimo turashaka kuvuga noneho kwa ba bantu baba bumva ko badashobora kubaho igihe cyose batari mu rukundo, akumva ko mbese ubuzima bwe bwaba busa naho buhagaze igihe atari mu rukundo cyangwa adafite uwo bakundanye. Abo ni ba bantu uzasanga bahitamo gukundana n'uwo ari we wese, uwo wabonye wese, yewe bakemera no gukundana na ba bantu mu by'ukuri batari abanyabo cyangwa badakwiye, kugira ngo gusa bumve ko bari mu rukundo. Ibyo ngibyo ugasanga babikoze barwanya gusa kumara igihe runaka bari single cyangwa bari bonyine. Umuntu akaba yafata icyemezo cyo kuvuga ngo sinshobora mbese kubaho nta muntu dukundanye, reka mbe mfashe uwo mbonye hafi, cyangwa se reka mbe nkundanye n'umuntu ariko mu by'ukuri utanamukunda cyangwa nawe atanagukunda, ahubwo ari ukugira ngo gusa wumve ko utari single. Ubwo ngubwo akenshi biba bisa naho ari n'uburwayi. Icyo dushaka kuvuga rero ni uko umuntu aba akwiye burya mbese gukuza cyangwa se kuzamura imbaraga zo mu bitekerezo, ukabasha kugira imbaraga zihagije mu bitekerezo kugira ku buryo ubasha kugera kuri rwa rwego aho uba wumva udakeneye undi muntu kugira ngo akunezeze. Mu yandi magambo si ukuvuga ngo abandi bantu bari mu buzima bwacu ntabwo batunezeza cyangwa nta munezero baduha, ahubwo uba ugomba kuba umuntu ukomeye bihagije mu mutwe, ku buryo kuba umuntu runaka atari mu buzima bwawe atari byo biri bugene kubabara kwawe. Mu yandi magambo ntabwo buri gihe uzanezerwa kubera ko runaka ahari. Mbese ukaba wa muntu ushobora kwishima uri wenyine nk'uko wakwishima n'ubundi uri mu rukundo. Ukaba wakwishima, ukaba ufite ibintu bisanzwe bigushimisha mu buzima bwawe, ukaba mbese uri umuntu wihagije ufite imbaraga zo mu mutwe ku buryo ubasha kwishima uri mu rukundo, ariko ukaba wanabasha no kwishima noneho utari no mu rukundo, ukishimira ubuzima bwawe, ukishimira ibyo ukora, ukishimira imishinga yawe, ukishimira ibintu bitandukanye, ukishimira inshuti zisanzwe ufite mu buzima bwawe. Mbese ukaba utari wa muntu uzakora ibishoboka byose ngo byanze bikunze aba afite umuntu bakundana, ku buryo wemera ugakundana n'umuntu uwo ari we wese, ugakundana n'umuntu mu by'ukuri atanagukunda cyangwa nawe ubwawe utanamukunda, ariko kugira ngo wevoidinge cyangwa se wirinde kuba uri single cyangwa uri wenyine. Icya gatanu noneho, iki cya gatanu tugezeho nicyo kintu usanga kigenga cyangwa kiyoboye gitegeka abantu hafi ya bose ku isi. Icya gatanu twamaze kukivuga, nicyo usanga kiyoboye cyangwa gitegeka cyangwa gikontorora, gikoresha, kigenga ubuzima bw'abantu bose hafi ya bose bari ku isi. Icyo ni igiki? Ni amafaranga. Ibi ntabwo bivuze ngo ntabwo dukwiye kugira amafaranga ahagije, oya, ntabwo ari byo, imyumvire ntabwo ari yo.
money is a nta nubwo dushaka kuvuga ko amafaranga ari ikintu kibi, oya. You know as well as I do what great things you can. ngira ngo mwese murabizi ko hari ibintu byinshi mwashoboraga kuba mwakora iyo muza kuba mufite amafaranga ahagije, kandi ibintu byiza. Mushobora kuba mwafasha abantu, mushobora kuba mwakora ibikorwa bifitiye abantu runaka, abaturanyi cyangwa igihugu muri rusange, bifitiye igihugu akamaro. Hari ibikorwa byinshi ushobora kuba wakora igihe ufite amafaranga. Ntabwo rero dushaka kuvuga ko amafaranga ari ikintu kibi, nta nubwo dushaka kuvuga ngo ntabwo abantu bakwiye kwegeranya kugira amafaranga ahagije. Nka bya bindi usanga mbese abantu badafite amafaranga batangira kuvuga ko abayafite ari abagome, cyangwa se abafite amafaranga ni abatindi, abafite amafaranga ni abanyabugugu. Ugasanga mbese hari ibitekerezo abantu bagenda bagira ku bantu bafite amafaranga, ariko akenshi bikaba biterwa n'uko bo batayafite. Mu by'ukuri turabizi twese ko ufite amafaranga kandi menshi ushobora gukora ibikorwa byiza byinshi, ushobora gufasha abantu benshi. Ibyo ngibyo turabizi. Icyo dushaka kuvuga rero ni iki ngiki: ntabwo ugomba kwemerera ibyemezo byawe byose ufata mu buzima ngo bibe ibyemezo bishingiye ku mafaranga cyangwa se bigengwa n'amafaranga. Ibyemezo ufata mu buzima bwawe, burya hari ibyemezo bidashingira ku mafaranga. Ntabwo ugomba kwemera rero ko ibyemezo ufata byose biba bishingiye ku mafaranga runaka. Nuvuga ngo nuhitamo gukora ikintu cyangwa se ugahitamo kujya mu kintu ushingiye ku mafaranga runaka uzavanamo, byanze bikunze aho ngaho uzibeshye. Buri kintu cyose ugiye kujyamo, buri kintu cyose ugiye gukora, n'ubu ushingiye akenshi ku mafaranga, uvuga uti ndakura mangaye. Hari ibintu, mu yandi magambo, hari ibintu bifite akamaro ariko mu by'ukuri buri gihe bidatanga amafaranga, kandi bifitiye abantu akamaro, bifitiye rubanda akamaro. Ukaba wabikora kugira ngo gusa bigire umumaro, kandi bibe ibintu by'ingenzi mu buzima bw'abantu, udashingiye cyane cyane ku mafaranga uri bubivanemo. Ubwo rero ibyemezo byawe byose ntuzajya ubishingira ku mafaranga uri bukuremo cyangwa uri bubonemo, uzajya wisanga kenshi wafashe ibyemezo bidakwiye cyangwa se ibyemezo bipfuye. What you will find is that when you follow your heart and you lead with your intention to serve others, ahubwo burya nuramuka ukurikiye umutimanama wawe, hanyuma ukiyemeza wowe gukora ibintu bifitiye abandi bantu akamaro, igihe cyose ibyo ukora bikaba ari ibintu bigendanye n'umutimanama wawe, bikaba ni bya bintu ukunda, bikaba ni bya bintu wishimira, bikaba mbese ni ibintu n'ubundi bisanzwe bigushishikaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ugasanga ubuzima bwawe hari ibintu runaka ukunda, ibyo bintu ukumva ni passion, ukumva ubikurikiranye utitaye n'amafaranga arimo, kandi akenshi ibyo bintu bikaba bifite aho bihuriye no kugirira abandi bantu akamaro. Igihe cyose ugize icyo ukora ukaba wibaza ngo iki kintu kiraza gufasha nde, cyangwa iki kintu kiraza kugirira nde umumaro. Nukurikiza umutimanama wawe, ubuzima bwawe bwose ukabwegurira gukora ibintu bifitiye abandi akamaro, amafaranga nayo azaza. Ibyo uzakora n'ubundi bizaba bya bintu bifasha abantu, kandi nibirangiza bitangira amafaranga. Kandi noneho igitangaje nuko uzagira n'amafaranga menshi. Amafaranga azaza ari menshi kuruta noneho ayo wari kugira iyo wowe uba umuntu wirukanka uhiga, wirukanka ku mafaranga gusa, utitaye ku bantu, utitaye ngo ibi bintu birahungabanya nde, ibi bintu se ninde uri bubibabariremo. Mbese amafaranga ugira iyo wakoze ikintu ugikuye ku mutima, kandi ukagikora ushaka akenshi ngo icyo kintu ukora kigirira abandi akamaro, ubona amafaranga menshi. Amafaranga arizana, amafaranga araza akaba menshi noneho kuruta uko wari kubona amafaranga igihe wari kubikora noneho ari ukuvuga ngo ubyirukanseho, wirukanse ku mafaranga. Amafaranga nicyo kintu ushyize imbere y'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Rero guhera uyu munsi utangire witoze kubaho ubuzima wowe ushaka kubaho, mu by'ukuri atari ubuzima bugengwa n'ibi bintu tumaze kuvuga, cyangwa se n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ugomba kubona umudendezo wawe, ugomba kwibohora ku bintu byagengaga ubuzima bwawe, ugomba mbese kubaho muri freedom, ugomba kubaho mu mudendezo.
ugomba kubaho kandi ukabaho byuzuye. Ibyo byari ibintu bitanu, nkuko twabivuze, ni ibintu bitanu utagomba kwemerera ko bigenga ubuzima bwawe. Iyi video niba wayikunze, yisangiza abandi bantu kugira ngo nabo bumve mu by'ukuri ibintu badakwiye kwemerera ko bigenga ubuzima bwabo. Hanyuma wowe umaze kumva iyi video, niba utarakora subscribe, ndongera ngusabe nkwibutse, genda ukore subscribe kuri channel yacu ya Gervais Achebe kugira ngo ibiganiro nk'ibi byiza by'ubwenge bijye bikomeza bibagereho. Dukomeze dukurire hamwe kandi dukomeze tubegereze ibintu byiza, ibintu mukunda. Intego yacu kuri channel yacu ya Gervais Achebe ni ya yindi, bringing the things you love closer to your heart. Nukuzana ibintu mukunda tukabyegereza umutima wanyu. Ciao ciao, nawe utaha.